Yesu nashimwe. Shimwe bakristo bavandimwe, amahoro y'Imana bane namwe, igitondo cyiza ndetse n'ijoro ryiza, mugoroba mwiza bitewe n'aho umuntu wese aherereye. Nababwira ngo aho muri hirya no hino mu mpande enye zitandukanye z'isi ndetse n'umugabane wacu wa Afurika, umwami Imana abishimire kandi abahire. Ni Artiste Tito Kwizera nk'uko bisanzwe. Uyu ni wa mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo riruhura, ijambo ribohora, ijambo ritanga ubuzima. Mbere ya byose ndabanza kwibutsa wowe utarakora subscribe wayikora kuri Irabemera TV, ukandika muri comment igitekerezo cyawe ndetse ugasharinga n'abandi ukabasangiza kuri ubu butumwa bwiza. Imana ikaguhereza umugisha. Wowe uri bubikore nawe wabikoze, Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana mbere yuko twinjira mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Uri data twese, uri Imana irakana, Imana ikiranuka, urivuga bikaba, wategeka bigakomera, ntawuhwanye nawe mu isi ndetse no mu ijuru. Nicyo gitumye iki gitondo sengeye ikiganza cyose kigiye kwandika ijambo amena. Niyo mpamvu usengeye umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro, niyo mpamvu usengeye umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, aho ari hose umuhereza umugisha. Reka abafite ibyifuzo bisubizwe nawe, umuntu wese uri bugire uruhare mu kugira ngo ubutumwa bwiza bwabamare umuhereza umugisha. Turagushimiye rero kuri Imana igiye kubana natwe kandi ukatugirira neza, hamwe n'abadukurikira bose, abakunzi ba Irabemera TV. Turagushimiye, nuhabwe icyubahiro. Yesu urakoze, amen. Hanyuma uyu munsi wa none tugiye kwiganira ku ijambo nahaye intego ivuga ngo reka imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Wowe unkurikiye, reka imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana bigaragarire muri wowe. Uyu munsi wa none tugiye kuganira uburyo wareka cyangwa se uburyo imirimo y'Imana ishobora kwerekanirwa muri wowe. Ese biba byagenze bite? Ese bica mu zihe nzira? Ese bikorwa bite kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe? Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 9. Turahera ku murongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nyiri mu isi ni umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, asobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Twakire neza ijambo ry'Imana. Muri ubu butumwa bwiza, muri iki gice cya 9 muri Yohana, batubwiye uburyo hari umuntu wari waravutse ari impumyi. Mu by'ukuri uyu muntu wari waravutse ari impumyi nta ruhare yari yarabigizemo, ndetse n'ababyeyi be nta ruhare bari barabigizemo. Ariko ngo umunsi umwe Yesu arimo agenda n'abigishwa, nagira ngo nkubwire ngo ahangaha abigishwa nubwo bagendanaga na Yesu, ariko nabo hari igihe batakazaga ibyiringiro, hari igihe batakazaga ukwizera, hari igihe kirekire bagendanye nawe bataragahishurirwa ngo bamenye Yesu bagendana uwo ari we. Nicyo cyatumaga rimwe na rimwe Yesu mu gihe yabaga arimo agendana n'abigishwa, hari ibibazo bimwe na bimwe bagendaga bamubaza cyangwa se bamwibazaho bitewe n'uko buri wese amutekereza.
ariko mu by'ukuri bari batarasobanukirwa ngo Yesu ni muntu ki, kuko twumva ko hari igihe yigeze yababaza arababwira ngo mbese mwebwe mutekereza ko ndinde? Bamwe bati uri Mose, abandi bati uri Eliya, abandi bati uri Pawulo. Ariko Petero ngo agire ihishurirwa nawe ku mbaraga zitari iz'umwana w'umuntu, aravuga ngo uri umwami, uri umwana w'Imana, uri Mesiya. Ariko mu by'ukuri bari bataragasobanukirwa neza umuntu bari kumwe, nabo babaga bafite urujijo ku muntu bari kumwe. Nuko ngo igihe kimwe barimo bagenda bajya mu butumwa bwiza, baza guhura n'umuntu wari waravutse afite ikibazo cyo kutabona. Bibiliya itubwira ko yari yaravutse ari impumyi. Arangije ngo abigishwa batanguranwa Yesu baramubaza bati mbese mwigisha, ko tuzi ko watubwiye ibintu byinshi, ko tuzi ko ujya ubasha kumenya n'ibyo abantu batazi, ko tuzi ko ujya ubasha kudusobanurira, ko tuzi ko mu migani yose ugenda utwigishirizamo twamaze kumenya ko uri umuhanga. Mbese ari uyu muntu ari n'ababyeyi be, ninde wakoze icyaha kugira ngo ingaruka zimuzeho zo kuvuka ari impumyi? Ariko nagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi wa none ibibazo uri gucamo, intambara uri gucamo, mbese ibyo uri kurwana nabyo, ibyo ubona birenze ubwenge bwawe, hari ibyo ureba ukabona ntacyo wabikoraho, hari ibyo ureba ukabona nta kindi gisobanuro wabibonera. Ariko nakubwira ngo humura, ntabwo ari uko wakoze ibyaha byinshi, ntabwo ari uko ari ingaruka z'uko wowe wacumuye cyangwa se ari undi muntu wawe wacumuye. Ahubwo uyu munsi wa none nakubwira ngo ibyo wari uri gucamo, intambara wari uri gucamo, ibibazo wari uri gucamo, amakuba wahuraga nayo, mbese amarira wariraga, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe ku buzima bwawe uyu munsi. Ni ukugira ngo Imana ireme mu buhamya bw'ejo hazaza. Byashoboka uyu munsi urababaye, uyu munsi urihebye, uyu munsi ucitse intege, ariko nakubwira ngo komera, kubera ko hari imirimo y'Imana ishaka kwerekanirwa muri wowe. Imana itugire neza. Imana irabizi ko ubabaye, Imana irabizi ko uri kurira, Imana irabizi ko hari ibyo ukeneye, Imana irabizi ko hari ibyo ubura, Imana irabizi ko ABCD hari ibyo wifuza kugeraho, ariko Imana irabizi byose. Ariko icyo ishaka ni ukugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri wowe, utabarwe, ikuremera amashimwe, ariko ugire n'undi mubare munini w'abantu begerezwa Kristo n'ubuhamya bwawe n'amateka yawe bazi n'ubuzima bwawe bazi, babonye ko hari icyahindutse, babonye ko hari icyo Imana yagukoreye. Yesu ngo arangije abasubiza ijambo rikomeye, arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze nk'uko mubyibwira. Kuba ari umukene ntabwo ari uko ari icyaha yakoze, kuba afite inzara ntabwo ari uko hari icyaha yakoze, kuba aba mu bukode ntabwo ari uko hari icyaha yakoze, kuba atinze ku musozi w'uburwayi ntabwo ari uko ari icyaha yakoze, kuba atinze ku musozi w'ubupfubyi ntabwo ari uko hari icyaha yakoze, kuba ahura n'ibigeragezo bitandukanye si uko adasenga, kuba hari intambara urwana buri munsi si uko nawe utamenye Kristo, atagendana nawe, atagufiteho umugambi mwiza, atakuzirikana, atakwitayeho, ahubwo nuko hari imirimo y'Imana igomba kwerekanirwa ku buzima bwawe. Arangije arababwira ngo rero icyari kigenderewe ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mu yandi magambo, icyo byari bisobanuye, mu gihe kirekire uyu muntu yari amaze ashaka ubutabazi, yari ageze ku munsi wo gutabarwa, ageze aho agomba guhura n'uzamuhereza ubutabazi. Nagira ngo nkubwire ngo wagenze ingendo nyinshi, wagiye unyura mu nzira nyinshi, ariko uyu munsi wa none ugeze aho ugomba guhura n'ubutabazi bwawe. Uyu munsi wa none ugeze aho ugomba kubona imbaraga z'Imana. Uyu munsi wa none ni igihe cyo kugira ngo uhure na Yesu. Mu by'ukuri uyu muntu yari amaze imyaka myinshi ari impumyi,
kandi noneho dusanga yari yaravutse afite icyo kibazo cyo kutabona. Ariko uwo munsi ahura na Yesu, abigishwa batangiye kumujyaho impaka, abantu batangiye kuvuga amagambo atandukanye, buri muntu wese atangiye kumukoraho inkuru ashaka kugira ngo abone hiti, buri wese yabonye icyo avuga. Uwo munsi nibwo yahuye na Yesu. Yesu arangije arareba abona kubasobanurira ntibihagije, arangije amenya ko uwo muntu hari igihe amaze ari impumyi kandi yabivukanye. Ariko Yesu aravuga ngo kubera ko mu isi nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye, kubera ko nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, reka uyu nawe uyu munsi abone umucyo wanjye, reka uyu nawe uyu munsi abone ukuboko kw'Imana isumba byose. Yesu aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Bishatse kuvuga ngo nta byo gutinda, ahubwo Yesu agomba kuva aho ngaho hari icyo akoze. Nakubwira ngo nawe uyu munsi kubera ko yagize umugisha wo guhura na Yesu, hari ibyo agomba guhita akora, hari ibyo agomba guhita asobanura, hari ibyo agomba guhita ashyira mu buryo, kubera ko mwahuye. Yesu arangije avuga ati ahubwo reka tureke gutinda mu magambo, igihe bavuze kirahagije, igihe bakoze ibyo bashakaga gukora kirahagije, igihe bakumanikiye amatangazo kirahagije, igihe bagusuzuguriye kirahagije, igihe bahereye mbese bagufata nk'aho nta gaciro ufite kirahagije. Ariko uyu munsi wahuye na Yesu. Yesu ngahita acira hasi, arangije amacandwe ye ngayatobamo icyondo. Abigishwa baritaza baravuga bati reka turebe. Arangije ngamusiga akakoro ku maso. Barangije abantu bajya impaka baravuga bati mbese kamusize icyondo ku maso arabasha guhumuka ate bamushyize icyondo ku maso kandi n'ubundi atabona? Ariko nakubwira ngo ibyo ubona ko nta buzima, Imana ijya ibihereza ubuzima. Aho ubona ko nta nzira, Imana ijya ihaca inzira. Ibyo ubona ko bidashoboka nibyo Imana ibonamo ibishoboka. Ibyo ubona ko nta bihari nibyo Imana irema bikabaho. Ibyo ubona ko bitabaho, ibyo nibyo Imana izana ikabirema ikanabikomeza. Ibyo ubona ko bidafatika, Imana ijya ibihinduramo ibifatika. Ibyo ubona ko bitagaragara, Imana ijya ibihinduramo ibigaragara. Ibyo wabonaga nkaho nta mumaro, Imana ijya ibireba ikabibonamo umumaro. Ngarangije ngahita mubwira ngo genda mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nurangiza wiyuhagire, wikure icyo cyondo ku maso gusa, nta kindi tugusabye ni ukwiyuhagira. Nawe uri kumvira ijambo, reka aho uri ubanza ufate umwanya wiyuhagire, reka ufate umwanya wiyeze, reka ufate umwanya urebe hahandi hose wagenze uko bidakwiriye, bya bindi byose wagendeyemo, ibyo watekereje, ibyo wavuze, ibyo wakoze, byose bya bindi byose ubona ko byaba byaragutandukanyije n'Imana. Nurangiza wiyuhagire. Nta kindi bisobanuye uko kwiyuhagira, ni ukwiyeza, ni ukwikiranura n'Imana, ni ukwitunganya, ukiboneza muri wowe, ukumva ko umutima wawe uri konegite n'ijuru. Arangije amaze kumubwira atyo, nawe numara kwiyuhagira, amaraso ya Yesu arakweza, amaraso ya Yesu arakubaho, imbaraga z'Imana ziramanukira muri wowe. Ngarangije ngaragenda ariyuhagira nk'uko Yesu abimubwiye. Arangije ngagaruka yabaye muzima. Amaze kuza yabaye muzima, n'ubundi imanza ziratangira. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo Imana ikoze, ariko Imana imaze gukora, hari ibindi bintu bihinduka. Amagambo yavugwaga mbere arahinduka hakaza ikindi cyiciro. Intambara warwanaga mbere zirahinduka hakaza izindi ntambara zihura n'icyo Imana igukoreye. Arangije atangira kurwana intambara zo gupfobya ko yari impumyi kugira ngo izina ry'Imana ritamamara. Ariko we bakomeje kumuhatiriza, arababwira ati ntimumbaze uwampumuye, ibyo wampaye kureba ntabwo ushinzwe kubimenya. Icyo nzi cyo nuko hari umugabo wambwiye ngo niyuhagire narangiza nkahumuka. Bakomeje kumuhatiriza, arababwira ati ni Yesu, niba mumushaka namwe mujye kumureba, niba mushaka kumuramya namwe mugende mumuyoboke.
arangije ngo arahumuka, imirimo y'Imana igaragarira muri we, ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa kuko bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora. Nagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ufite ni wo mwanya wawe, aka kanya ni wo mwanya wawe, uyu munota ni wo wawe, aka kanya nicyo gihe cyawe cyiza cyo kongera ukagira ibyo ubwira Imana, cyo kongera ugasabana n'Imana, cyo kongera ukegerana n'Imana, cyo kongera ugakora ibyo gukiranuka, byo kongera ukagenda mu murongo Imana igushakamo. Ibindi byose Imana izabikora. Nta na kimwe Imana idashoboye. Umaze igihe kirekire uri ku musozi wo kubura urubyaro, ucyumvira ijambo, nakubwira ngo turafatanya gusenga Imana. Hari Imana igiye kurema urubyaro, hari Imana igiye kurema umwana mu nda yawe. Wowe unkurikiye wari umaze igihe kinini wiganyira uvuga ngo mbese Mana warandetse, uvuga ngo mbese Mana waranyirengagije. Rimwe na rimwe wibazaga uzandika ku mitungo yawe, ariko Imana iguhaye ubuzima buzima. Imana itanga urubyaro. Yigeze yaho umwana Sara amaze imyaka 90, yongera guha umwana Hana. Yari yarahangayitse. Nawe wikwiheba. Umaze iminsi ku musozi w'uburwayi, umaze iminsi ku musozi w'ibibazo bitandukanye, umaze iminsi byashoboka ko umaze iminsi ku musozi w'inzara, umaze iminsi ku musozi w'ubukene, umaze iminsi ku musozi wo kwambara ubusa, umaze iminsi ku musozi wo kubona abantu bose ntawe ukwitayeho, umaze iminsi ubona umeze nk'umuntu uri mu kazitiro, ubona inzira zose zifunze. Ariko nagira ngo nkubwire ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ifungure umugisha ku buzima bwawe, Imana ifungura amarembo y'ubutabazi ku buzima bwawe. Iki ni cyo gihe ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe. Nagira ngo nkubwire ngo dusoza uku kwezi kwa kane, reka mu kwezi kwa gatanu winjirane n'ibitangaza by'Imana. Mu ku kwezi kwa gatanu winjirane n'amavuta mashya, n'imbaraga nshya z'umwuka wera. Winjirane izindi mbaraga zo kwizera, ibihamya n'ibimenyetso. Winjirane amashimwe uvuga iby'Imana yakoze, kubera ko hari ikintu Imana ikuremeye, hari ikintu Imana igukoreye. Mu muryango wawe Imana irahageze, ku mashuri y'abana bawe Imana irahageze, mu kazi kawe Imana irahageze, mu rugo rwawe Imana irahageze, mu byumba byawe byose Imana irahageze, ku musozi utuyeho Imana irahageze, mu gisekuruza cyawe Imana irahageze. Reka muri karande zawe Imana ihagere, nirangiza Imana ikuremera igisekuruza gishya mu maraso ya Yesu. Hari karande yuko nta muntu wo mu muryango wawe ujya ubyara abana barenze umwe, ariko reka wowe Imana iguhe kororoka nk'uko yabwiye Aburahamu. Hari karande zitandukanye ufite mu muryango wawe cyangwa mu buzima bwawe, reka izo zose zikurweho, Imana ikuremera igisekuruza gishya. Reka imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ibibazo byose ufite, abafite ibibazo by'uko babuze urushako, hari abafite ibibazo by'uko mbese babuze aho berekera, babuze hepfo na ruguru. Reka Imana ibabera aharengeye, reka Imana ibiyereke. Abafite ibibazo byo gukora ubukwe, Imana ibubakore mu izina rya Yesu. Hari ibyifuzo byinshi bitandukanye abantu bafite, ariko muri uyu mwanya byose muri rusange tugiye gusenga Imana. Uri kuzamura ukwizera kwawe. Yabwiye Yeremiya muri 29:11, iramubwira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ni byiza ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbaremo umutima. Nakwibutsaga ko nta mugambi mubi Imana igufiteho, ahubwo ijya yemera ko byose biza kugira ngo irebe uko witwara, kugira ngo ibone yihereremo amashimwe, kugira ngo uzavuge ibyo wabonye, ngo uzashinga intahe y'ibyo wabonye, kugira ngo uzahamirize abantu ko Imana igira neza. Nagira ngo nkubwire ngo aho waba uherereye hose Imana ikugire neza. Waba uri mu gihugu cy'u Burundi, reka wumvire ijambo. Imana igira ikindi kuremera, Imana ikuremera igitangaza. Iyemeye gutanga ikimazi cy'umwana wayo Yesu Kristo, ntabwo izananirwa kuguha ibyo isaba byose. Kandi Imana nimara kukugirira neza, uzashinga intahe ubwire n'abandi ko Imana igira neza. Waba uri muri Kongo, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Kenya, waba uri muri USA, waba uri muri Belgium, waba uri muri Greek, aho waba uri hose ku migabane itandukanye, reka umwami Imana kwiyereke. Tugiye gusenga Imana,
zamura ukwizera kwawe, nawe ushyira imbere ikintu wumva wifuza ko Imana yagukorera, ukibwira Imana, kandi nzi neza ko Imana ishoboye byose. Imana iragukorera igitangaza. Uwera Jehova Shalom, uri Jehova Rafa, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo. Shimiye Nyiringabo Imana umuntu wese umaze kumva ijambo ryawe, musabiye umugisha mu buryo bwose, umugisha mu rubyaro, umugisha mu matungo, umugisha mu kazi, umugisha mu muryango. Reka umwereke mu mpande zose, umugisha w'amabara yose ubagereho. Ndakwinginze Uwera wa Isiraheli, reka ubagirire neza, reka ubambike imbaraga zawe, reka igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe bibe kuri bo. Ababuze urubyaro baho urubyaro, abafite uburwayi ubakize, buri muntu wese ababara, abafite tarasiferi zitandukanye reka uba ari wowe ubakiza mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye za ndwara zananiranye, zimwe zikira, za zindi zigorana, za zindi zisaba izindi mbaraga, reka abo bose ubakize. Uri Imana ikiza kanseri, uri Imana ikiza umwijima, uri Imana ikiza umutima, uri Imana ikiza impyiko. Ibyo byose Nyiringabo Imana byose urabishoboye. Uri Imana ijya ibasha gukora operasiyo abana b'abantu batakora. Aka kanya senyeye ababyeyi batwite, ubagirire neza. Turi muri iki kiganiro dusengeye abana bari ku mashuri, bagire neza. Dusengeye abantu bakora ingendo z'ibinyabiziga, abantu bakora muri taransiporo, reka ubagirire neza. Ufate miridayimoni w'impanuka, utesha agaciro izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye Afurika yacu, reka mu mpande enye z'isi abantu babona imirimo yawe, abantu babona imbaraga zawe, abantu bakomeze kukubaha. Abakobwa bakeneye abagabo turabasengeye, abasore bakeneye abafasha turabasengeye, abakeneye kubaka ingo nshya ariko uzubake, ubabere inkingi yo kunesha. Abari bakeneye Nyiringabo Imana aho kubaha, aho kuba, abari mu bukodo baha izabo, abagenda n'amaguru baha ibinyabiziga byo kugendamo, abadafite akazi ubaha akazi, abadafite uko bagira ubabera umwishingizi, abadafite ikirengera ariko ubarengere, kubera ko ari we Data twese mwiza. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, ntushyirwe hejuru kandi uhabwe icyubahiro. Yesu urakoze, amen. Yari Kwizera Tito nk'uko bisanzwe. Mwibuke gukora subscribe, like, share, wandike na comment, hanyuma amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom shalom. Amaraso yawe Yesu niwo nkirira, imbabazi zawe zose niho zihishe.